gute nanjye hano umwaka ukuntu ngusoje cyangwa ndi hafi kuwusoza ndi kumwe n'undi mustar mumaze kumenyera cyane wakoze ibintu by'ibitangaza ntabwo ndibwirwe mvuga izina ahubwo ko mumaze kwibona turi kumwe na Aline Sano reka mite mbakopeza gatoya Sano salama umeze neza cyane ndakubona naho najya ngo numve nduhutse nanahandi najya amutse mbasize abafana banjye naremewe mwebwe karame ukuri burya ni mwebwe naremewe koze cyane yaso nkuko maze kubimenyera Aline Sano bigi Panda Pro producer ndamuzi cyane gatoya indirimbo zatumye urya hit wambwiye ko nareme wowe siko wambwiye ayo hit rero mvuganye nayo ariko indirimbo zatumye bamenya atari nabo rega abanyarwanda bose ntago banzi ariko bazamenya good no ngubu nzi ko abandi barimo kubendera ariko byatumye abantu bamwe na bamwe bamenya nitwa nareme wowe Sano hari indirimbo shaka kuri buze kunsobanuriraho gatoya yawe irimo trendinga cyane kandi yakomye rutenderi muri industry nyarwanda cyane ejo bundi kuri stage wakubise muri Kigali numva ko gatukigera kuri stage waravuze ati nkeneye umufana wanjye kariya kantu ndagira ngo tugakomozeho neza iriya ndirimbo ubundi twagutara ugiye gukubita itwa nareme wowe byaje bite iriya ndirimbo cyane ko na Ivry yamaze kwisohora wese uvuga uti nkeneye umufana wanjye Ivry tumutegereza stage turamubura byagenze bite kana kekano katumye umuhamagara uti nkeneye umufana wanjye hano uko nyine bivuze niko byagenze umuhamagara yo kuririmba indirimbo yanjye kandi uko yayisohoye avuga ni no umuntu akunda ino ndirimbo kandi nabonaga nubwo nawe yari ari muri liste y'abaperformers nabonaga nta mwanya ari bubone gusa noneho kubera iki kari umufana wanjye nta ntabwo byoroshye yuko abantu bari mu njyana imwe noneho ku isi bisa nkaho bose barimo baza kuri level imwe mu gatondo umufana sinzi ukuntu yaba yarabyakiriye Ivry wenda nawe ubutaduca kuzamamagana nawe tukoza ku kintu tubivugaho ariko iriya ndirimbo bivuga yuko ngo waba warayibye Ivry cyangwa waba waranayisohoye muri trending store ahantu hose ngo byagenze bitunze iyo nkuru ugeze yumva bimeze bite guhera actually nkisora ahubwo ni nayo mpamvu n'abantu bari kudukurikirana bamenye nayo mpamvu abamenye Imana igira inzira zayo abanzi bagucira icyobo Imana ikagucira icyanzu amen kabisa so impamvu indirimbo yatumye menyekana nyine no kubera ibyo bintu narayisohoye ahitaza urumva we yarasanzwe mu muziki azwi ari umustar twese dufana twemera so njye nubwo nari nkiza mwisohora atangira nyine gutera amagambo kandi cyane ko wanayisohoye mbere umwaka ushize then akayisohora ubu ngubu ngo nasohoye indirimbo so niko abantu bagiye babimenye bavuga umukobwa se indirimbo nindi bakajya bagenda kureba so niko yaje kumenyekana bigatuma nyine abantu bagenda cyane yuko iriya ndirimbo avuga yuko bwa mbere nkuko wazo bitubwira Panda Pro your brother ari umuntu wayitangiye projet bwa mbere akorera Ivry then sinzi ngo kuntu byaje kugenda gato muri studio gatoya bituma ngo uri buze uhita ushwanyaguza indirimbo ijya hanze mu gihe bivugeho ikintu ndi bubivugeho nuko indirimbo ari yanjye kandi ukuntu yabaye yanjye ndabyemera ko ari Ivry wabanje kuyiririmba bakaza gusibamo amajwi ye bagashyiramo ayanjye icyo cyo ndacyemera ariko ikintu ntemera nuko indirimbo ari iye kuko indirimbo yose uririmba ntabwo bisobanuye ko ari iyawe nandi lyrics hari igihe ngombwa kuhindura so Panda Pro yamuhaye indirimbo arayirecordinga nagiye gukoresha ijambo ritari ryiza arayitwara atabimubwiye Ivry ajyana mu indi studio undi we ntiyabimenya arambwira se kutaza ngo turangize indirimbo arambwira ati nzaza ati kuri gutinda kandi mu gihe we narayikunze nshaka kuyisohora niba utayishaka ngiranyiha abandi ko indirimbo ni yanjye mfite ubushobozi bwo kuyibona nshaka ati ntari ntiyari yamaze kwishyurwa ku bwo byaba byarateje imvururu hagati yari yarishyuwe kuko urumva nyine yari yayitwaye mu indi studio urakoze cyane kuko ntabwo ndarangiza abanyarwanda nari mbivuze utahankura ntararangiza babanza bamenye neza ukuri ahantu kuri ntabwo ndi buvugeho byinshi ariko agato nari mvuzeho nari ntarakarangiza so
rero amajwi bayakuramo ngewe kirama yanjye undi ayijyana muri studio nyine nahaiza kuyikuramo niko numvisha ayijyana ahandi n'ibiki byose so muri izo process zose ngindi ngomba nayisohora ariko ko urumva ukuntu yari yarayikunze ayijyana muri amastudio yose yari gushirwa rero nyuma y'imyaka hafi 2 baratarashizwe arayisohora ariko nta kintu kimwe bivuze nta n'ikindi ntwaye ko n'ubundi credits zose zijya kuri ngewe ngiye kuri njye mbifata nka cover nka cover cyane ko wenda aho ngaho umaze kuvuga ko yarazengurutse byagenze gute nyuma yaho muhamagara se byaratumye ngira ngo umuhamagara kubera ko yabarasuye indirimbo ya kuri stage uti abantu benshi baje komeje kubivuga yuko yakoze copy indirimbo yawe bituma none nkuko bavuze uti ninjiye mu kibuga nsanga type yakoze indirimbo mpita nkubita umuzigo hanze arongerana na isura kandi no star igihe nafanaga nemeraga none kuri stage muhamagaye mwita ko ari umufana wawe ese we yabyakiriye gute nibyaje mu runuru hagati yawe na Yves aho mbizi cyetse umubajije ntabwo muravugana okay urakoze cyane Aline kantu gato najya ngo mbanze abanyarwanda bakumve kuko ntekereza ko Yves nawe yagiye ajya muri social media abisubiramo nawe sinzi ko ari ikintu urara bivuze ko ntekereza ko umuntu ukurikiranye Victory TV ubu ngubu abashije kumenya noneho ukuri kwa Aline kuri projet bavuga yaba yarakoze katwivire kuri biba byiza sorry gato biba byiza umuntu yemeye ko atiyandikira abantu badukurikiranye ntibamfate nabi ariko kwandika indirimbo ni impano imwe no kuririmba ni impano kandi uvuze ko utiyandikiye nta muntu wagwana kuko turabizi ko abantu bakomeye cyane nabo hanze dufata nk'ibyitegererezo byacu ntabwo biyandikira so kuza kubeshya abanyarwanda ngo niwe wanditse indirimbo kandi ubizi neza n'umutima wawe ko atari wowe kandi ubizi neza ko utanani n'indirimbo zose ufite nta nimwe wanditsemo ntabwo ari byiza ni byiza guha credit umuntu wayikoze kuko twese tuba turi gushaka amaramuko so ntugagerageze kwikubiraho ibintu byose ivuga nararirimbye impano bayifite uririmba neza hanyuma uvuga ati na runaka yaranditse twese tubona aho ngaho ariko kize mu kabazo ntabwo mbashije kumenya bibwiye abantu muri rusange nta muntu n'umwe bibwiye abantu bose biyitirira ko banditse indirimbo kandi babizi neza bivuga ko kuri iyi ndirimbo hari umuntu wayanditse nubwo yaje no runarunda okay abayiririmbye bose ko bose bayanditse okay urakoze cyane iki kibazo kirimo ibibazo byinshi cyane icyambere ikintu impanuro nahawe n'abantu badukurikiranye impanuro nawe ugiye kubahanura agiye kubabwira niba hari ukunda bimubwire none niba hari uwakubabashe mubabarire none kuko ejo ahora ejo kuko ejo atajyagera kuko ejo burya hatabaho none niba umunsi ufite so nibyo niyo ndirimbo nshyashya mfite ni nabwo butumwa mbahaye bw'uno mwaka ibintu byose mubikore none uno mwaka ibintu byose mushaka gukora mubikore ko 2020 tuzayinjiremo nyine dufite intego yo kuda procrastinating ikindi kuri social media zanjye nkoresha Aline Sano ALYN Sano hose nuko nguko ushobora kujya kuri YouTube subscribe Instagram follow Facebook page like website visit byose ni Aline Sano so turi kumwe ndabakunda cyane kandi murakoze cyane